ngiye kubasuhuza mu Kinyetiyopi, ngiye kubasuhuza mu Gisudani, ngiye kubasuhuza mu Kigande, mbasuhuze mu Kinyankore, mbasuhuze mu Kirundi, mbasuhuze mu Kinyarwanda. Sabarker tamam ayino kwesi abo ndabashuje mu Cyarabu mu Kinyetiyopiya. Allahinyudi batala ndabashuje kandi mwiregwe neza kandi ntabwo azagera banga musibe burungi nimukazabe neza bebembele muzahure mu bibazo mu Kinyankore yego musibe je uhangabe nimwe reka tubaze mu Gisudani yego nyoko mpona ngo nyoko ntaga gutuka mu musubizi kabisa yego mu kirimi cy'Ikirundi noneho bavandimwe ndakesera mwiregwe neza ndagapfusha mwiregwe neza none munga barinde ewe ngaho yego turagishinwa bongo ndebe ko barabongo bazi Imana gato nko Freda mbeshe ngazimana nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye ko kwimana atari umuntu wibeshe mfasha ele pada de milima departement eganza kerere gane ompera hari abahungu b'abanyamurenge muzi ebana bagize umwaku bagira no umwaka ariko uko bakundwa n'abakobwa cyane n'igitsina gore cyane abahungu ku mwanya wa mbere bera mugore wanjye uramujama yaranyemeje uramujama reka nkubwize ukuri bera mugore wanjye uramujama ararenze akundwa n'abakobwa umva nkubwire story uramujama nje ntayo nzi story ahubwo jewe ukuntu amubonyemo uramujama ariko urani man nose reba nka Frank come on man Frank uyu uririmba gospel ngo agiye muri Amerika banza wumve nuwe mukobwa umwanga Frank simvuze reka mvuge museranye n'abantu reka ceceke bawitonze musaza we akundwa n'abafemere aya wimuvuga nabi aya abakobwa muri rusange nubango umukobwa ukiri muto ntazapfa kunezezwa musabwa niwe wamujama ugicuranga uramujama ugicuranga uramujama agira ikibazo kimwe gusa yo kuntu umuntu ushobora kubaza yuko nkamubaza nkamenya akamenya ukuntu musabwa ateye 100% ni umuntu umwe ni biyari yibajije musabwa ukabaza musabwa ngo biya musabwa meza ati yahita ikubwira n'izina ry'Imana ariko umuntu ntabwo wamenya musabwa ukuntu ateye ariko Richard ntabwo yagera kwa Frank no wari ubahagarariye ibintu ijoro ariko mwaba Imana ntibikuye ko ni byiza kandi birakomeye kandi ibintu byacu respect reka dukore isengesho tugiye kubasengera mwese respect yacu ikiganiro meze kandi mu ijoro dore turabagaragu bawe tuguhagaze imbere nubwo imitima yacu yuzuye ibyaha ngibyo Rusufero yigeze gukora aje kwirukanwa mu abana bawe waremwe dore reka duparikira aho ngaho abahungu b'abanyamurenge batanu bibirara babaho bamaramaje bibirara bibaho ariko wana Freda Mose njye ntabwo ndikiraba man njye ndazamo njye ntakibazo njye ndazamo reka nkubwira amazina reka nkubwira amazina 5 y'abahungu b'abanyamurenge bibirara bananiwe kongera tubasuze abakunzi b'Imiringa TV tubahaye ikaze aho muherereye mwese turabasuje cyane abari mu bihugu bigiye bitandukanye tubahaye ikaze ku Miringa nanone twagarutse nkuko bisanzwe ndi kumwe n'abajene batatu ewana ndi kumwe n'abana b'Imana ndi kumwe n'abana ba Yesu umeze ute Rwanda everything nice wagwan brother umeze fresh tumeze neza cyane ndabona ewana umeze weekend ivuyemo neza cyane weekend undi urishima umeze kandi twibuke twiyubaka twibuka abacu bazi jenoside y'igihumbi 1994 tubahe respect kabisa bakomeze bagire uruko byiza respect kabisa yego rero ndi kumwe na uwo bise mugunga imeze bitese imeze fresh kabisa narebe bro umeze neza brother man turashima Imana wana na Chantal ari kuzujongeraho bro je nongera na Chantal okay yivugire banyita Mugunga Espoir Chantal
Jamani. Reka tujye kuri na Nyantuza. Bamwita Rushimisha. ubundi Chantal genda nguze ngo Chantal nzi ko ari akadobo ba system ya safari. none se no abanyamurenge b'ikigenge basigaye bashimisha abanyamurenge baba abahungu basigaye bitwa Chantal koko cyane mungu zitwa Chantal afite impamvu atabikura cyangwa se ari impamvu yaryitwa wenda wasanga Chantal yaramukuye hakomeye. Chantal sinashaka kubijyamo kuko hari Chantal ntago tubivuga ngiye nubaza Chantal ryaturutse kamugunga gusubiza mugu Chantal Ndagusubiza bro. Urabona mu buzima busanzwe mama wawe niwe barakoze ikintu gikomeye cyane. Nuvuga ngo mama wawe yagujanye ukwezi kwa mbere kugeza ku mezi 9 ageze igihe akwitsa hasi. Kubera iki witwa izina rya so nti witwa ijya nyoko? Reka musubize. Nta mwana utwara umurara wa nyina. Sinzi nimba mubyumva umurara icyari cyo. Ubwoko bwa nyina. Umwana buwase. Sibyo icyo atabonye nase. Niko bimeze. Ubundi umugore ari umuntu uzarishizeho. Umugore nta bwoko agira. Kubera iki? Kubera ko hashatswe hose atwara ubwoko bw'umugabo we. Ibyo ntago mpamanya. Niko bimeze. Wenda ibyo ni ibyo bitewe niyo myumvire yawe. Ariko ndakeka yuko umuntu wenda hari umuntu mu babyeyi bawe hari wowe wiyumvamo. Kumwiyumvamo ni kimwe. Hanyuma se kutiyise rya zina rya runaka. Buriretse. Kumwiyumvamo ni kimwe. Twese dukunda ba mama. Sibyo? Dukunda ba mama turanabakunda. Rero nta n'umuntu waha agaciro cyane kuruta. Reka gucisha hirya abahungu n'aba mama. So reka kwinjira handi hakomeye cyane abahungu n'abanyina. Sinakanya ahubwo mwanyumvishije nabi. Nukuvuga ngo ubundi ni ukubera iki iso atari kukubyara wenyine. Nuko mama wawe atarahari. Wifata mama wawe ngo umutesha agaciro. Be aside of your mom bro. Kabisa. Respect of your mom nigga. Wanyumvishije nabi. Stop. Kamubwiye. Nta muntu n'umwe wagushigikira. Nta wanyumvishije nabi. Jecho navuze. Aburetse sokuru. Ejo naraho twari turi bamwita ngo ni Munaziri. Mwanyumvishije nabi. Urumva Munaziri? Mwanyumvishije nabi. Sinihakanye umumama. Nanjye ukoze kuri mama. Ubushatse. Nana guturikiriza igisasu. Sibyo? Jecho navuze. Sibyo? Nk'umugende umunyabyinshi nka umwishwa w'abasegeye. Mama ni umusegeye. Sibyo? Kandi umpitishijemo hano wari umunyabyinshi n'abasegeye. Ntukunda mama. Jecho narimvuze ku izina Chantal. Urumva? Ku izina Chantal. Nge naho nabikomoye. Urumva? Ariko sinihakanye mama. Nako mama we. Uzukuntu ukunda mama wawe. Nese nta nubwo we yitiriye ababyaye mama we. Yitiriye mama we. Ubwo mbese ni uwa nyina. Mama we ni uyu mwana ni uwa nyina. Uwa mama wawe sha. Wowe ntabwo uri proud yo kuba mama wawe. Ntabwo uri proud. Nukano kanya muhamagare se mumbwire ngo love you. Okay, niba uri proud izina izina rya mama. Yitwa Nyagotomera. Mama ni umusiri. Ni Nyabushake. Usanga banitira. Se warivuze n'ubundi ko warivuze. Wabandi ako nakare gaciye mama. Bimeze bite se basaza? Ni fresh kabisa. Narimba kumbepe ikiganiro cyanyu kirandyohera pe. Ntago ari ikiganiro gusa gisanzwe mbana nabakumbuye burangiye ngo ndagana namwe. Ko muri inshuti z'umuma. Rero uyu munsi tujye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Muragiye kutwungura ubumenyi cyangwa se ibyo tatuzi. Uyu munsi hari ibyo tugiye kumenya. Ndabona muri abasore bameze neza, basa neza, basa nk'afite amafaranga. Fred we wajyanga tunze nka miliyoni 100. Ngiye amafaranga ndanayafite. Mubeshe se. Ndanayafite bro. Nese nasa gutya. Hari okay. Kamanze nkwe introduction yaho amafaranga ajyava. Ubundi nk'iyo ufite Imana. Ufite Imana ku mutima wawe. Imana ntago ari ukujya gusenga. Imana ni ukuyigira ku mutima. Wageraho bari kuvuga Imana ukumva emotion yo kuyivuga nubwo utaba ufite iyo gahunda. Wumva ahantu bari gusenga ugita wifuza kujyayo. Urumva? Rero nk'iyo ufite Imana niyo mafaranga ya mbere.
sibyo rero noneho nkagira noneho n'amafaranga asanzwe atari imana mfite imana hagira n'iki n'amafaranga bombo clatiyute yewe nta mafaranga mfite mu ndemero ntayo mfite asa neza nawe ko ntayo mfite ewana bibaye byiza iyo Mary niba nyuza kuri nomero yawe uzanyambura oya bayaguhaye aba diaspora ako nanjye mfite nayo icyizere ni icyizere kugira kwiyumva man urafite nayo mfite ubundi ngiye nk'iyo mfite ubuzima nyihumeka ndimo ndabwira abakunzi b'imiringa ndimo ndabavugisha bakanyumva bakankurikirana ayo ni amafaranga kuko ndacyahumeka asubuka akanya mpfuye urinda shima ako kamabwira yatangiye avuga ko yafite okay ayo mfite sibyo njye nta nayo mfite mu ndemero reka twakire Mugunga urumva Mugunga nzi ko afite impano nyinshi ni umukomedi ahubwo nabanza afite impano nyinshi kweri nabanza dufite agapera k'Imana agiye kubanza Mugunga twinjiza mu ndirimbo z'Imana gato akarimba gato kagufasha keza ndebe ko barabo ngo bazi Imana gato nko Fred Mbeshya ngazi Imana nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye ko kwimana atari umuntu wibeshe mfasha ele pada de milima departement eganza kerere gane opération basi uri gikenya kandi nkubonyemo impano reka nkonge mu bahungu biraranze mu bahungu b'abanyamurenge nzi b'ibirara mu bahungu nzi b'abanyamurenge b'ibirara umva natunyurize makanya ubabwire banza gatangire arakajya kutwongera ngiye kubongera kandi reka twongere ngiye kuvuga ngo inzira y'ukuri karamfashije ako akano waruririmbe karamfashije hari ahantu inzira y'Imana yankuye nzogera kuco yavuze ese kongera kuguruka avuga neza ryagiye nzogera naho yambwiye yo kwimana atari umuntu wibeshe iyo ivuze Paulo de ma ela le otatsala mena la po Jesus ndakwemeye da icyo ngukundira buriya yamureke gende sinakora n'ikiganiro n'abahungu b'ibirara yewe ikiganiro ntabwo tuza kucyangiza buriya ntababeshe ese izi ndimi uvuze nizo waborotse cyangwa zikubamo izi ndimi zivuye muri ino ndirimbo uyu mugabo aririmbye nyaba akara kandi yajya kuduhereza abantu hari akandi yaravuze ongeramo akandi nongeye gushwanyuka inzira ninzazaga ndirimba muze munyeganyega mumufashe bagi 1 2 3 inzira y'ukuri no kwizera wabambwe ari we Kristo zina niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru ese nawe uzojayo mwijuru nagezeyo ahubwo nuko bataramvivura nzavivurwa napfuye ko ndi ndahari sha akumva akajambo k'ubwenge gatoya gikwerere nawe mu mazina mwitwa muzongere haya banyoko aya ba mama yo arahari kuko nibo batubyaye nibo banatekereje kutwita yatwitwa ahubwo tuzongeraho y'Imana uzajya witwa Jesus kabaka J ariko wogwanika mbabaze gatoya yes sir ndagira ngo muze kumbwira abahungu b'abanyamurenge muri rusange bose tuvugire hamwe abahungu bagize amahirwe make nabyita amahirwe make batagira umugisha bagize amahirwe make kuko ni amahirwe make pe bisanze muri iyi si baza kwisanga bafite amaraso akundwa n'abakobwa cyane b'abanyamurenge ariko ntibagira amahirwe yo kubashaka hari abahungu b'abanyamurenge muzi ebana bagize uwo mwaku bagira ni umwaka ariko uko bakundwa n'abakobwa cyane n'igitsina gore cyane abahungu ku mwanya wa mbere arangwa ngo uve nkugurira amazi musaho n'umwana mwiza sinzi ko byibuka ariko njye byarabaye yewe reka mubwize ukuri umushumba ahari ndabizi arabibona ndabizi neza
bro ngewe reka ngutere story naterese umukobwa ndi kumwe n'umushumba turyamye ku gitanda kimwe ari shere wanjye avugana n'umushumba man video call ari nimba ntibeshe nimba atari call isanzwe umukobwa yese amukunda aranyangasha kandi n'icyo gihe nabwo icyo gihe ataraba okay yari umustar ariko yari ataramenyekana cyane nkuko yamenyekanye ataraba OG aya gusa wenda simbizi angiye abakobwa ndabatinya wa undi wa kabiri nza nyamba matinya undi wa kabiri ayiwe ukundwa n'abakobwa bera mugore wanjye uramujama yaranyemeje uramujama kankubwiza ukuri bera mugore wanjye uramujama ararenze akundwa n'abakobwa umva ngubwire story uramujama nje ntayo nzi story ahubwo jewe ukuntu amubonyemo uramujama ariko barari man nase reba nka Frank come on man Frank uririmba gospel wimbo wagiye muri Amerika banza wumve nuwe mukobwa umwanga Frank ayibo we narisha okay ariko Richard ntabwo yagera kwa Frank no haru bahagarariye ukuntu uri kubonye niwe grand maître docteur mbonye no ntabijyamo sotoje abakobwa bakunda mbonye si umunyamurenge si umusama ni niwe mukobwa utamukunda musabwa we simvuze niteranye n'abantu reka ceceke bawitonze musabwa we akundwa n'abafemeri aya wimuvuga nabi abakobwa muri rusange nuvuga ngo umukobwa ukiri muto ntazapfa kunezezwa musabwa niwe wamujyama ugicuranga uramujyama ugicuranga uramujyama agira ikibazo kimwe gusa ni kimwe agira nta kindi njye turaturanye arasa mudo kabeza ariko nanone kutamushira hanze aya singiye kumushira hanze ahubwo musabwa yabaye pasiteri cyane abyinjiramo sibyo ntago niyo mpamvu rero abakobwa babanza wumva yishize yagiyemo noneho abakobwa bakunda wa muntu uri hagati na hagati ntago wakunda wa muntu uri warenze umupaka kinjira ahandi urumva musabwa ni wa muntu musabwa wamutunga wamukora mu jisho gutya agaceceka akamaceceka wenda akabikwandikira hari umunsi igeze kungurira amazi turi force ko yamfite inyota nasanze afite amazi ari kumwe n'undi mucuranzi bita Dani nakadana amazi yari afite nari mvuye gusirima afite icyuye ukuntu umuntu ushobora kubaza yuko nkamubaza nkamenya akamenya ukuntu musabwa ateye 100% ni umuntu umwe ni biyari uyibajije musabwa ukabaza musabwa ngo biya musabwa meza yahita ikubwira n'izina ry'Imana ariko umuvugo ntabwo wamenya musabwa ukuntu ateye ubwo ushaka kumenya musabwa ajya muri biyari ariko njye muri Kenya runabaga muri gate nabagamo man hari umukobwa wamukundaga bimwe birenze biteye ubwoba yabonaga n'ifoto y'akarararira wakunda musabwa biteye na musabwa na buragara muri Uganda Kampala akiri n'umupeti ariko turekane nabo uroroshe ngewe ahantu tuvuye byonyine kandi tuvuye ya gift irihe hari umukobwa yizane pa oya nayizane iyi envelope mureba hano aya iyi envelope irimo tuyipfundure iyi envelope oya tuyipfundure niyo munzaniye se oya ni niyo mushaka oya ni yani nisimwe muyizanye aya wawe satani we isubirize pa abumva bumve iyi si nyizi kandi Merisi wamuca hano wamuhakata arakatiriki iyi envelope ngenda yizana twebwe nayibonye abanzi araba oya ntubeshe uyu ni igihumbi ngewe ndi igikenya unyisizira ryiza ndi igikenya ariko man ngewe banyita silent mwabaye padiri mukaba umukristo mukaba pastor nkanjye bakongeraho kandi cyitwa ngo sound what sound proof Mary record nanjye kambazi akongeraho kandi bakita wiki
sound criminal criminal. Reka nanjye mbaze watubajije abahungu b'Abanyamurenge bakundwa n'abakobwa. Wenda reka duparikira aho ngaho. Abahungu b'Abanyamurenge batanu b'ibirara babaho. bibirara bamaramaje b'ibirara bibaho. ariko wena Fred Mose njye ntabwo ndi kirara man. Njye ndazamo. Njye nta kibazo. Njye ndazamo. Reka nkubwire amazina. Reka nkubwire amazina 5 y'abahungu b'Abanyamurenge b'ibirara bananiwe. Bananiranye. Abanebwe. Oya apara ubunebwe nanjye mu ibirara tu. Ibirara. Amazina ari ku murongo. Wa mbere ni Fred. Fred uyu nguyu. Wa kabiri bamwita Mugunga. Wewe. Wa gatatu ni Bonke. None se Bonke oya. Bamwita Irakiza. Wa gatanu bamwita Fred. Nimba wiyumvise muri abo bahungu tibagiwe na Musirimu. Umva mabwire ibyo bintu mubireke reka dukomeze. Uretse ikibazo kiri abice nje simbishaka. Nizere ko Bonke wavuze atari njye. Ahubwo ubice. Ahubwo ngiye cyo njye mbaza. Nizere ko wavuze Bonke atari njye. Aha hari abantu uburara butatu buziho. Uburara butatu nguziho. Cyambere ugira oya birekereye. Nareke kubivuga. Abajiji kimeme nabazuzuvuga. Mvuge. Oya birekereye. Icyambere kambabwiza ukuri nta muntu utari kirara kuri inosi. Ahubwo uburara bwawe ubufata gute? Uburara bwawe ubucisha mu yenzira, uburara bwawe ubwereka nde, uburara bwawe ubukavaringa gute? Urumva? Ariko na pasiteri mu rusengero ajyajyamo akabwiriza abantu buzi urusengero bagafashwa kandi kera akiri mu rugero rwa gito yitwaga wenda ushaka gusanga yaritwaga gutyo kuko genza abapasiteri baguraga ngo ijerekani nitugera ku bapasiteri n'abakozi b'Imana ntabwo bavuga oya tuzabareka tuzatimbuka kabisa baguraga ngo ijerekani ry'akanyanga bakarisangira ariko baza bahagarika abantu tugafashwa sibyo ibyo ntabwo ari byo wagenderaho urabona ukuntu ugenda ukura ni nk'ururabyo nk'iyo rukuze rugenda ruta indabyo zikavunguka zikagwa hasi mu gitondo abakozi bakaza bakazikubura umuntu bakabwira ariko bagasiga igiti kitera za ndabyo bakagihasiga kikongera kikabyara izindi bakongera bakazikubura ugasanga imifuka yaruzuye ibyarizo bamenamo izo ndabyo ariko cya giti kigihari so ibyo ntabwo ari byo dukurikirana ahubwo dukurikirana ase uri iki aka kanya wageze iki aka kanya ese ufite akabuto kangana iki ufite akabuto kangana iki umusaruro w'akabuto n'iki ongera wibutsa abantu akabuto kariko akabuto niyo ngiye kukavuga nzahita mba romantique akabuto ni akabuto kanjye mu buzima bwanjye akazi nakaye akabuto kanjye si umugore akabuto kanjye si umuvandimwe akabuto kanjye si iki akabuto kanjye agapempe kanjye nicyo nagezeho uwo munsi nicyo nabonye naronse bigahurira n'uburomantike bwawe buretse nicyo naronse ako kanya ntari mfite mu mufuka niba buretse espoir niba mpaye mubwiye Espoir twarabanye Nyamirambo twarakuranye Kabeza mani waragafashe mpereza ifaranga agahita avanamo amadolari 100 cyangwa kavuga ati nta mafaranga mfite ngo wayi telefone ntayishira mu mufuka ngataha mfite indi telefone yanjye iyi telefone ndayijyana ku iposita bampa ifaranga ako nta kabuto ninjije ariko se uzi kwiri guzerera mu muhanda ugataha sawa twumvishije ako kabuto kanjye reka nkubwire akabuto ndagakubishije twumvishije esa kawe nakahe twumvishije je akabuto nakabuto nakabuto ni pera ni umwembe ni umuneke ni voka reka bakunsubirize tugiye kuririmba kige Swahili wako tuzi iwacu go nta pi ariho ulisema naposhindwa nikuite wewe hivi leo
nakuita nisikie sauti usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Tujane ni mwana bro. Shaka ifaranga mwana muto ihesha agaciro ukiri muto, gukina icyo gihongo kirageze ngo uve mu mafoto ngo wera imbuto, ngo abanzi bawuza bashire ku ruhande kandi ujye ubasekera unabafashe. Gusa mu buzima ni kakandi gake tugafata buhoro kandi kakadutuka. Anyway no back me. Uyu we azavanga ibintu bitaba. Ya Jay Polly bro. Reka nje nangire Jay ni kabaka bro, always the first. Twagiye nijoro ricecetse nta nyenyeri mbona, ndicuye ntazi impamvu nyuma ndasohoka, ntegereje ikirere gitanze ukwezi, imvano y'ibari kumpaye kukwegera, kwisi mvuye nari igicibwa muri rubanda, gitabwa mu ntiti no mu miryango y'abishoboye, bungu sesekayo ntacyugajuru nkoresheje, najyaho nk'abakwena ngo nirya vuzi dose mbareba kwisi hari abizerereza, ahaje Kampala man menye impamvu banzira, menye neza cyo basogokuruza bazize muri ya mikubano y'abahiga ibizahabu byajya guhiziritse, n'ubu niyo ntero ubuzima no guhatana na mama yarabimbwiye nyumva neza, byutinya Imana n'inzara, mwene muntu biramugora kumenya icyo gukora. Nk'inkoni nyinshi nk'iy'imigeri, nk'ingumi nyinshi nk'iyo gukubitwa, ariko nyuma y'ibyo byose nk'iy'imbabazi kuko ntagufite nk'inkoni nyinshi nk'iy'imigeri, nk'ingumi nyinshi nk'iyo gukubitwa, ariko nyuma y'ibyo byose nsabye imbabazi yuko kubaho nagufite ndabirambiwe. Wakamina umuntu n'umutima we zagupushi pulo Jezo n'indirimbo si ukuvuga ko ntamakunda, ngira ngo yenge yarurimbye ni Jay Polly. Jay rest in peace kabaka, akomeza arukira mu mahoro. Riderman there nawe urimbye Riderman. Okay, ndabaza ariko nge indirimbo zabo sinza nzimenya cyane. Njye nibera muri gospel man. Akami ka muntu no mutima we black. Akami gospel. Akami ka muntu. Ucece sinabatse muririmba. Wangu ka gospel gasanga. Ayo nkunda minister ya Gisubizo. Tuzo ndayikona. Iraranga. Waweza yote kwa Mungu. Tete kasije kuririmba. Akari mundaga kunda wa. Mazere ke ndirimbe narengeye kuririmba. Ririmba da. Ari indirimbo. Ubundi mbere na mbere kuba turi muri iyi si. Nukubera Yesu. Yesu bwiwe ntagaza sigara ni wari ukugombye kuburiho. Ni nk'umukandara ni. Reka ndera mbaririmbira kari mu Kagisubizo nkunda. Kashakijwe giza. Hashimwe wabambiwe wabizungeni Imana. Hashimwe wabambiwe wagizungeni. The top baddest, the top connector. Yengeze kuri Yesu. Ubwonko buza bwikaraga. Sinzi. Uko wabona ndasimbutse. Renza mbikimeme. Renga. Ariko tuzatureka amabwiza ukuri. Sokuru munaziri. Kamanze ndirimbe kano karirimba. Ngo niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, niba ushaka kubishakisha, ushakisha inzira yo kumbona nge. Elepada de milima, ngo nubwo wagenda hose, ngo abenshi ntibakwemera, ariko njyewe ndagukunda, ibyo ufite byose njyewe ndabyemera. Wikoreye kava cyangwa niko bayihimbye? Iyi ndirimbo nyikunda gucyo, niko nza numva wa mugabo aririmba. Ariko wa mugabo azaririmba neza, bamwita ngo ni Israheli. Uramuzi umuntu? Simuzi, mwumva ku magambo. Iyi ndirimbo yeza yamimungira wese, ni umugabo mwiza cyane kandi ndamukunda. Hari indi ndirimbo nkunda. Ndetse kano kamwe nitusoza kino kiganiro hagira umuntu dusengera. Ndabasabira. Uradusengera? Ndabasabira. Imana ikomeze
Imana ikomeze tugirire ariko ngiye kubabaza ikibazo kimwe banza ureke ngiye kubabaza ikibazo kimwe mu kinsubize ariko urabona abantu tubayeho muri ubu buzima ujya uryama uzi ko budaca ukiriho sibyo ni ikihe kintu cya mbere niyo ugiye kuryama ujye wereka Imana icya mbere cyangwa se ni uwuhe muntu niyo ugiye kuryama ujya wereka Imana umuntu nereka Imana mbere na mbere ngiye kuryama ni umugore wanje Mayirib urubavu rwanje ntawe mfite ariko nzamubona alright respect pap okay iyo ngiye kuryama ikintu cya mbere nkora maza gushima Imana ko ndi muzima ikindi cya kabiri ndisengera ngiye ibintu bine iyo ngiye kuryama ndashima ko yandinze icya kabiri ngenza senga ngiye kuryama nubwo turyama hamwe wowe usinzira vuba reka dupfe kubyemera nibyo icya mbere nshima Imana ko yandinze sibyo ikindi cya kabiri ngashimira Imana ko irinze famiye yanjye yes sir icya gatatu inshuti zanjye yes sir icya kane ngasabira abatishoboye muri rusange harimo waburaye hari wabuze uko yishura inzu hari wagize gute muri rusange asengera abantu bose nibyo bine ngenza ngo yongeye ako hari icyo zubafasha Imana igumugisha ibyo byo gufasha n'ubundi masengesho aba yabafashije urumva ahubwo ikintu cya mbere nanjye ngomba gushima Imana n'ubundi turi gusoza man njyewe ndashaka gushimira Imana man hari ikintu yankuyeho numva kiramfashe cyane kandi ndagishimira Imana numva yuko cyari gikwiye amen njyewe kera nagiraga ikibazo numvaga njyewe like mu bantu Imana numvaga njyewe mu bantu like mu bantu b'Imana numvaga ntarimo Imana ikunda numvaga ntarimo ariko byaterwaga no kutayegera ariko aho namaze kuyegera nkigeza imbere y'Imana nkayibona iruhande rwanjye nkayumva ku mutima wanjye umutima ukayinyereka nasanze ahubwo ndi mu bantu ba mbere Imana ikunda sibyo ndakeka muracyumvisha icyo kabiri ndashaka kugira inama abantu bro ntukibwire yuko kuri ino si ufite ikintu cyose niba witwara mu modoka niba utwara mugenzi wawe cyangwa se niba iwanyu mufite uhita wumva yuko urusa abantu bose bari ku isi ntabwo ariko bimeze man bro umuntu wese yaba umukene yaba umukire ujye umubara ko ari umuntu kuko nusuhuza umuntu ujye umubona ko afite ahumeka umwuka nk'uwawe sibyo umuntu tudaha agaciro ariko nawe tukamuha ni umuntu uba wapfuye kuko ntabwo uba wasigaye ku isi akagenda kandi abakurusha agaciro nuko twe tutabiha umwanya ngo tubitekerezeho umuntu wapfuye abakurusha agaciro kubera yuko aba agiye kuruhuka kandi ahantu haba agiye Imana iba yanamukunze kukurusha urumva ariko abahita wumva ngo Imana ngo uriya ngo runaka yapfuye ngo wowe urasigaye ugahita wumva ko aho usigaye harenze aho agiye ntabwo ariko bimeze aho agiye niho waba hari heza kuko we nta byago yongera guhura nawe nta muntu yongera gusuzugura sibyo nta muntu yongera kuvuga nabi nta muntu yongera kureba akamutekereza uko atari aba yamaze kugera muri wa mwanya wo guhemberwa ku byo afite rero ikintu nababwira papa we ujye uburara ariko ufashe uwabwiriwe ujye ubwirirwa ufashe uwaburaye hari umujene wavuze ngo iyo niyo message yanjye y'uyu munsi message umva umurongo ngende goda niyo muhaye uyu munsi kandi mujye mwibuka yuko Imana ibaho kuko Imana muri ibyo byose ukora Imana ni ikugenera ntago wowe watekereza ikintu Imana itagishizemo ukuboko kwayo ngo wowe ugikore aka kanya ntago twari guhura nk'Imana itajya kuba yabishatse amen happy urumva
ariko yabishatse turahura. Rero tuzajya duhura tujye dusigarana, tujye tubwirana amagambo ngenda ngutekerezaho, ngenda ntekereza kuri uyu ijambo ryanyubatse, apana kugenda tumeze nk'ibihwihwi. Ico nkundira abanyamurenge niki rero, ico nkundira abanyamurenge niki, abanyamurenge apana abanyamurenge, abanyamurenge niki, wowe bikirara, urumva wowe bikirara, ariko uba wubaha Imana kandi ubusenga, kandi ndamaze sinongera no kuvuga buriya. Oya ico oya ye gicagize ishavu, shira hano Gatuma tema yewe no gukorera amabara pupu gabi. Urumva suvuga ko ari narwo bonyine nkunda gusa, njye mbona umwihariko abanyamurenge, ibyo akora byose yubaha Imana, sibyo? Nk'umugiye pumpu ntago agiraga amazina menshi. Pumpu ni yawe ntago ari yawe, uzayikata kubusokuru Munaziri. Pumpu ntago nayivugiye ku Miringa TV, aho nayivugiye uzayikata. Ni Fred Davinya doshe Munaziri. Urabona Munaziri ntabwo nari nzi ko yavuga ijambo rikomeye gutya pe, kandi respect. Genda umufasha bushake. Oya pese nari nzi ko yavuga ijambo. Genda umufasha. Ngiye buriya reka nkubwire, uko ndeba gutya, uko ndeba uzajya umbona gutya, ujye undeba, sibyo? Uko ndeba si wowe uriho, suka azajya umbona gutya, ujye utekereza ikindimo, sibyo? Ishusho ntago rikwereka uko uwo ndiwe, amagambo yanjye niyo akwereka uwo ndiwe, sibyo? Kuko ishusho rirabesha. Hari igihe umbona ugahita ubona ko ndi umuntu urenze, bitewe n'ikiyiko nirira, ugahita ubona tuyu ni umukire yaragafashe, ako ndarya. Ariko ujye ubanza uganire n'umuntu kugira ngo wumve ubu, ujye ubanza uganire n'umuntu. Twagiye. Okay, nukuvuga ngo murakoze cyane kuvuga Bagara Frere. I better respect you bro. Yes sir. In any way I respect you. So guys, nje ikintu navuga inshuti bavandimwe mukurikira cyangwa se mwakoze follow na subscribe na like na comment na share munatureba ku Miringa TV. Turabishimiye kandi turabakunda cyane. God bless together. Look ibitandukanye n'umuntu wa nyawe wari yasize avuze ngo umuntu akami ka muntu ni umutima w'umuntu. So nuzajya umbona, nukazajya ubona outfit, ahubwo uzajya wumva icyamvamo, niwumva nta kimvuyemo uhita umenya aho mpereza. Ikindi I thank our judges cyangwa se our elders in this entertainment. Yes sir. Harimo ba Senegalese Sound criminals. Senegal Genis, we greet you brother, we greet you. Kandi uzaza hano ku Miringa TV show udususurutse ewana, uzasanga ibintu byose ari waneza. Nimba ari amata tuzayagura, nimba ari n'akabyeri nakuzoka hakuri pasiteri azari nk'uwo abantu tumubeshe. Uri pasiteri data, ariko uzaze ku Miringa TV uze wicara uvuge ngo zwi mu marangi nzakujyanayo. Amapura 5 y'umuceri 10,000 Senegal azaze ku Miringa TV azayarya. Nuko niko mbabwirize mbabwira igisoza cya nyuma. Bane turabakunda cyane, kandi turabakunda. Impamvu tubakunda nuko mujya mutwitaho, mukanatwakira, mukanadufollowinga, mukanakurikirana ibyacu. Iyo ni respect ikomeye. Niba bakunze ikintu gereze n'abandi bakireba, sibyo? Kubera yuko ibintu ni byiza kandi birakomeye, kandi ibintu byacu respect. Shout out to my niggas, shout out. Reka dukubite isengesho rya nyuma. Reka dukore isengesho tugiye kubasengera mwese. Respect yacu kandi iri mu ijuru, dore turabagaragu bawe tuguhagaze imbere. Nubwo imitima yacu yuzuye ibyaha ngibyo Rusufero yigeze gukora aje kwirukanwa mu ijuru, ariko mwami Imana ntibikuye ko turi abana bawe waremye. Dore turaha bitewe n'ubuzima turatuvugishwa, ariko turagusabye ngo ubuntu bwawe buze butubumbabumbe, budukure mu intekerezo za mayimuna.
Ayiwe. izina rya Yesu natwe kandi utuje imbere nubwo tuza tuva tukaja gukora ibyaha ariko uzi uturinda kugira ngo tutagwa mu mikorongero no mu manga ahubwo tugaruke turi bazima mu izina ryawe data dusenze twizeye amen muvuge ngo